Bwana Pacifique ndakumva cyane ibintu General Sultan Makenga akoreye Neva Makenga na Chisekedi ibintu urabitubwira ewana ndaje mbibabwire neza cyane gatanu kuri kagenzi kako ni ibintu bikaze ni ibintu bibababaje ndetse ni ibintu bihise bihindura urugamba ibyo bintu ndaje tubigarukeho ni ibintu bigeze kuri bitatu ndaje tubivugeho neza cyane gatanu kuri kagenzi kako none se Bwana Pacifique ndakumva cyane aba banyangora bamanutse muri Uvira bazi ko bagiye kwikavariye ariko ngo sinzi umuntu bagambaniye ngo ibintu bibahuye nabyo ibintu urabitubwira ndaje mbivugeho ariko nibo bizize nanone ikindi Bwana Pacifique mu Burundi mu Kibira tuzi ko ejobundi akagazi kahaturikiye none nyuma yuko akagazi kahaturikiye FDLR bavuga ngo ni inkuba byose ni inkuba ngo nibisiga burangira ngo yatewe na gahazi twakomeje nyuma yuko iriya ngo bihakubitira none ubu ngubu FDLR ndetse n'imbonera kure z'abarundi zasubiye kwitorezayo haje ngo umutoza mushyashya uri kubatorezayo ibyo bintu nabyo turabigarukaho neza cyane gatanu kuri agenzi kako ndaje tubivugeho akantu ku kandi tugere turebera hamwe uko byifashe yego yes ni nako turi buze kubabwira kandi ko ubu tuvugana mu mujyi wa Uvira ibintu byamaze kuba naho bihindura isura ku buryo bugaragarira amaso wese ndetse General Sultan Makenga nkuko nabibabwiye hari igikorwa kidasanzwe ari gukora hanyuma rero bakunzi bacu nibyo koko burya ngakagabo gahimba kandi akandi kataraza nta muntu waruzi ko Trump yapfukama ngasaba imbabazi nta n'umuntu waruzi ko Trump yakemera akabona ko ibibazo nawe byamugeraho nkuko natwe bijye bitugeraho ariko bakabigira imikino ubu tuvugana Trump ari mu bibazo by'intambara na Iran ariko byamaze kuba bimucanga none Iran imaze kuvuga ko baramutse bagiye kumusaba ibiganiro hari ibyo bamusaba ibyo bintu bamusaba rero ni ibintu bikomeye cyane ndaje tugende turebera hamwe ibyo ari byo ndaza kubabwira bike mu ingenzi nabashije kumenya ariko ndababwiza ukuri ko Trump nawe byamugoye hanyuma rero ibi bintu turaza kubihuza na Tshisekedi na Neva abangaba nabo bari gushakisha buryo kibi bagerageza kuvugisha Makenga ariko byanze yabimye umwanya yabariye sinye ibyo byose ndaje tubivugaho neza cyane gatanu kuri kagenzi kako hanyuma Bwana Safari ngabazungu bari wari kare urabona ko no munsi ni kuwa gatatu niba ntibeshye niba atari kuwa kane ni kuwa gatatu yes aha abasungu b'abafaransa ndaje tubagarukeho nimugorana mbabwiye ukuntu bavuze ngo icyo cyo byasaba cyose tugomba kwivugana General Sultan Makenga ku giciro icyo ari cyo cyose niyo cyadusaba icy'ubuzima tugomba kugitanga ariko tukamwica ndaje mbabwira rero bano bafaransa ukuntu imigambi yabo Imana yaje ikagira gutya ikayigushamo imvura y'amahindu tuvugana nta gikorwa na kimwe bashobora kugira gute kwikorera byagenze bite rero ko bari bafite iyo gahunda ese iyo gahunda yaba yahagaze yarangiye ndaje byose tubivugeho neza cyane gatanu kagenzi kako none se Bwana Pacifique iki kintu cyuko ko ingabo z'u Burundi ndetse na FARDC bari kuvuga ngo bari abasirikare b'abazungu b'abanyangura bari kubagambanira iki kintu cyo wabukize ndabizi cyane rwose amakuru ahari ngo nubwo bari kumanukana mu rugamba ngabanyangura bari kunyura ukwabo FARDC ikanyura ukwayo wenda ngabazarendo ngo bari kwihuza wenda n'ingabo z'u Burundi nabo bakanyura ukwabo ariko ngibintu ngo bano banyangura bamanutse bazi ko bagiye kugira gukavaringa umujyi wa Uvira Bwana Pacifique ndakumva barabacumacumye oye niba bavune barabavunyiraguye noneho umuheto papa niba bakome noneho ikintu gishekeje runo rugamba rurimo amayobora Bwana Pacifique oya ndaje tubirambure neza cyane byose noneho abasirikare b'abarundi basigaye inyuma bishima ngo mwanze ko tujyana none murebe ibintu babakoreye nyine abarokotse nyine tu basigaye babishimaho ngo mwebwe mwanze ko ngo mwebwe murabizi neza ko turaduce tugiye tutuzi neza mwebwe muri bacyashye mu rugamba bagenzi banyu barabishe barabamase mwebwe muri gushaka kwanga ko tubayobora ku rugamba muri kutwicamo ibice yes reka nze tubigarukeho neza cyane ibyo byo kwicamo ibice yego kwabo basirikare ese byaba ari byiza ku ruhande rwabura cyangwa ni bibi biraza kubicisha ngo barebye bano ba FARDC uri kubirambura mwana uri kubirambura reka nze twageze mu makuru reka nze tubigaruke wowe ntago turarambura amakuru yego ndacyari kubanza kwifuriza igitondo cyiza abakunzi bacu reka mbanze mbifuriza ko wanakibifuriza tugiye gusoza amakuru ariko tukabanza nagumvise ko twabwiye ngo tugatinda kubaha amakuru ikiza ni intangiriro kubasuhuza reka masuze mwebwe mudukurikiye muri hano mu gihugu cy'u Rwanda hanyuma bitewe n'isaha wumviseho kino kiganiro
ndagira ngo nkusabe ujye muri komenti wandikemo isaha wumviye aya makuru, hanyuma mbashe kumenya aho waruherereye ndetse n'igihe wumviye aya makuru yacu twateguye. Hanyuma rero ngo ikaze uri mu majyepfo, mu majyaruguru z'uburengera bwaryo ndetse no mu mujyi wa Kigali, mwese mbaye ikaze irambuye cyane muri izi nyigo z'amakuru tugiye kurambura haruguru ahangaha. Hanyuma kandi uri Uganda, uri mu Burundi, uri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nabizi neza cyane ko mudukurikira njya mbibona. Hanyuma mwe muri za Canada, abantu muri hano muri Amerika ndetse n'andi ahantu hagiye hatandukanye, mwese bifurije kugubwa neza cyane aho muri hose. Imana irambura ukuboko mu bikorwa byanyu mukora byose. Ndabakunda cyane rero, mutwemerere turambure amakuru yacu. Hanyuma bwana Safari, ngo hayi ikaze. Murakoze cyane bwana Pacifique. Yes, reka dutangira amakuru yacu rero. Hanyuma turatangira ku ngingo iry'izindi. Twatangiye tuvuga ngo Makenga uburyo ki yahemukiye Tshisekedi na Neva ibikorwa yabakoreye. Ariko ntago ari byo nshaka ko duhera. Hari abakunzi bacu nabonye muri comment bakomeje kumbwira ngo banze mbahereze ayo makuru y'Abafaransa bari gushaka kwivugana ubuzima bwa General Sultani Makenga. Ndagira ngo mba ari byo mperaho, hanyuma mitenza nkomereza kuri amakuru avuga ko ukuntu Makenga nyine nawe ari guhemukira aba Barundi ndetse ahemukira n'abasirikare ba Joao Lorenzo ndetse n'abasirikare ba Felix Antoine Tshisekedi Chilombo. Tutibagiwe kandi n'aba Ramaphosa, uyu nguyu ni perezida wa South Africa. Ndaje mbiwabwira neza cyane gatanu kuri agenzi kako. Hanyuma rero bwana Safari, yego ndagira ngo tubyinjiremo neza cyane gatanu kuri agenzi kako. Amakuru ari kutugeraho none ahangaha nayuko Abafaransa bari bafite icyemezo simusiga, icyemezo karabutaka. Bavugaga ko ibikorwa byose bakora bagomba kubanza kwivugana General Sultani Makenga mbere yuko bafata rutema ikirere harabura iminsi 2 bakerekeza iyo iwabo kwa gatanu niho bazaza. Ni kwa gatanu nibwo numvise bavuze bari basabye kugenda, ariko bashobora no kubihindura bakaba bahaguma cyangwa bakagenda, simbizi. Ubwo twe tuzategereza icyo gihe turebe niba bari bugende cyangwa batari bugende. Abantu bazungu nabateka bitwe naje kubavumbura. Anga rero bari bavuze yuko mbere yuko bambuka basubira mu bihugu by'iwabo ngo bagomba gusiga bakoze ikintu cy'amateka isitazabibagirwa, bazabibukiraho ndetse na Tshisekedi kikamushimisha ku buryo bukomeye cyane. Hanyuma niba aribuye bakarivoma nk'abavoma amazi ya robine. Bwana Safari, bari bafite gahunda yo kwivugana Sultani Makenga. Yes, barabigerageje nibyo ishuro nyinshi, ariko ibyo ishuro bagerageje zose mwarabibonye ko twagiye tubibabwira no kuri Top Kivu News. Rwose icyo dukora hano twebwe icyo dushoboye no kubashakira amakuru kabisa. Bagerageje aho baziye, bagerageze ishuro zirenze 3 n'indi ya kanimwe bashaka kwica General Sultani Makenga. Ubwo tutabariyemo izo masunzu yagerageje, kuko Makenga amaze kurokoka kenshi, yagambiriwe kenshi kwicwa ariko ntigeze yicwa kubera ikimanira cyamuragiye. Aba Bafaransa rero bari bafite umugambi wo kuvuga ngo kwebwe nk'Abafaransa, nk'abantu dukomeye b'abazungu tuzwiho ibintu bidasanzwe, tugomba kwica Makenga yabishaka atabishaka, ntago agomba kubaho. Ariko nagira ngo mbibutse ko abo babyanzuye nkabo, si byo se? Nibo bicaye ahantu barabyanzura, baramwica, baranamushyingura. Siko bimeze mu mitwe yabo nyine, ko ndi kubivuga ntago ari aho ni mu mitwe, mu bitekerezo byabo, muri mapu zabo. Baramwice, bamucukurira imva, baranje baranamushyingura, baravuga ati noneho tugomba kubikora amahanga yose akagira gute akabibona. None reka tujye kumwica biri official bya nyabyo, apana ibitekerezo no mapu zuko bizagenda. Barabipanga, barabigambirira. None ubu tuvugana ibikoresho bari bukoreshe bakora ubutasi bwabo banashakisha uko bica General Sultani Makenga. Ndagira ngo ubwire ko ubu tuvugana intare za Sarambwe ntago zijya zisinzira be na gatoya, nta nubwo zakicara zireberera ukuntu Abafaransa bari gushyiramo imbaraga n'intege mu kwivugana umuyobozi mukuru wabo ari we General Sultani Makenga. Bwana Safari, Makenga uyu munsi mu masaha y'ijoro hari saa za 5 zishyira hafi saa 5:40 ngo hari drone yagaragaye igenda mu kirere yaka umuriro, iragenda no mu bikoresho ngo paf igisangani irongera irahatwika ku buryo bukomeye cyane. Ariko mutaza kunyumva nabi cyane, ntago yatwitse ku kibuga cy'indege, yatwitse hari ibirindiro by'Abafaransa aho bakoreraga ubutasi ndetse n'ibikoresho bya gisirikare byabo bari bafite, ndetse anapfiriye umusirikare w'Umufaransa. Ayo makuru mushobora kuza kuyumva niba bitangaza, ariko niba tabitangaza biragoranye cyane kubona igihugu cyatangaje amakuru ngaho ngayo,
ko gufata abafaransa. Warabibonye wa mugore afira hano mu mujyi wa Goma, so wabibonye igikuba cyacitse, wa mugore w'umufaransa wakoreraga UNICEF, warabibonye igikuba byateje. N'uyu mufaransa rero wapfuye wundi w'umusirikare ukomeye cyane, nawe yateza ikibazo mu gihugu cy'iwabo ariya mu Bufaransa, kuko burya umujenerali w'umusirikare mu ngabo z'Ubufaransa burya abahabwa agaciro gakomeye cyane. Ariyo mpamvu ejo nagarutse mvuga ukuntu igisirikare cy'u Burundi nta gaciro gihabwa abe nakangana mu rwara hano habe nta na gatoya. Nawe nubigenzura neza cyane uraza kumbwira. Aba rero bamaze iyo drone yagiye yikubitayo, kandi ibyo bikoresho byo bari bateguye bagira gute ngo baraza kwica General Sultan Makenga. Narabwiye ngo Imana yigiye kugutabara igutabara abanzi bawe bagize gute, bose bagize gute Safari, bose bakanuye kandi babireba banaraho bicaye babireba nyine aho bari kubirebesha amaso. Imana ikagutabara kandi ikabibereka ikavuga ati ndi Imana niyo nje uhabaye nje uhabaye. So rero angaha Sultan Makenga yari yamenye amakuru y'ubutasi yuko ibyo bintu biraza kumukorerwa, arangije agira gute abizimiriza iyo byari biri rwose. Yakoze igikorwa cy'ubutwari bwa Safari mvuga ati coup de chapeau kuri General Sultan Makenga, twongera guserebura ubuzima bwiwe kuko bwari bwagambiriwe n'ikibi cyangwa se nabase kibi kugira ngo babe babugira gute babutwara. So none rero twakinjira kubijyanye na Makenga bwana Safari. Yego, Makenga uragira tuti bahemukiye Tshisekedi na Neva. Makenga hemuti kuki uko urabona uno mupangu wizi ngabo za Angola nuwa Tshisekedi cyane. Noneho bano barundi nabo uri kumva nago Tshisekedi byamushimisha abona abantu Neva afite agahinda k'ingabo ziwe ziri gushirira hano muri Kongo. Noneho Neva urabizi neza ko afite ejo bundi yateguye nuza operation uri kumva yo kwinjira hano muri Uvira ndetse no kujya kwivugana Makenga. Noneho kwanga Sultan Makenga bari gushaka kumwivugana. Ikindi cya kabiri rega Makenga arakamuhemukire kubera yuko buryo buno nawe yashatse kugira gute kumuhemukira. Rega Safari umuntu wese wagambirira ikibi kuri wowe uzi ko burya nta bwiza nta n'impamvu yo kumukunda. Hanyuma no bwana Pacifique rero nawe niba yabahemukiye cyabi nabikunze cyane. Umva Neva afite agahinda ari kwicara akavuga ati usuze ko ari umurokore se simbize wabona nta mwana yo nyine abarimo aradupfunyikira ukumva azo binakurubona nta mabwa birimo n'umurokore yemera kwicisha abantu bangana kuri n'umurokore yashyigikira ingabo ze mu bikorwa by'amafuti byo kwivugana abanyamurenge n'abandi. Yego, noneho ngari kwicara akavuga ati Mana senga niba unyumva ukarama imikeke ukaba waramaye umugore mwiza Angelina akaba ari gusebera akaba asebeye muri Amerika bamujyanye sini ntiyabishimira Uwiteka. Umva nyine uri kumva uriya mugore we reba ukuntu yase. umva nkubwira uburyo cyari gushima Imana Pacifique. Tuzamubwira uburyo cyari gushima Imana ari gusaba Imana Timana urabireba ko ari we wabishatse ngo njye muri Kongo ngo none ngo uriya mujyi wa Uvira ngo nuramuka ufashwe urabizi neza ngo kari ryo herezo ryanje ngo rero ngihangane ngo ibi bintu ubikubitire kure. Noneho iyo ari kuvanga bituri kubitire kure ahita yohereza ingabo yakoreza nk'ingabo 400 akagaruka ingabo 5. Niko gahinda rero afite ati Mana Makenga arambabaje agahinda kamwishe Neva ahari ubungubu bwana Pacifique ntago yishimye. Yes, ntago yishimye. Ntago yishimye yabe na gatoya. Ntago yishimye umugabo. Sorry maraza bagiye kwatsa mikoro kubw'amajwi ya mikoro atagenze neza ariko bigenze neza noneho. Yego, Bwana Safari hanyuma bwana Pacifique tugaruke kuri abazarendo abetse ariko urimo uranyihutisha tudasobanuye ibintu. Ntago dusobanuye uburyo Makenga yahemukiye mu Tshisekedi na Neva. Hanyuma turaje tugaruke kuri abo bazarendo siko bimeze. Yego, yes, reka tubanze tuvuge uburyo noneho umaze kuvuga uburyo yahemukiye Neva n'uburyo Neva ari gushimira Uwiteka. Kandi Makenga hari ikintu kidasanzwe je nabonye yabakoreye muri make. Icyo kintu kidasanzwe rero nicyo ngiye kuvuga. Ikintu kidasanzwe cyambere bwana Safari nambere nyamukuru. Yego, Sultan Makenga yabanje kumukupira ikibuga cy'indege ntago Angelina Ndayishimiye azabona ukaza aturutse muri Amerika. Oya iyo buto kuva na kera hari ihari.
ikibuga cy'indege cya Bujumbura gikora rega wibuke ko gikora urubavu rwe nta ruhari ruri iyo ngiyo urwota amasimbi Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatumiwe mu kirori cy'umugore wa Trump rero kandi azakenera gutaha Sepasi wamenye ibintu byamubayeho nabibonye nta nubwo ngende bibivuge kuko ntago nakandagaza umuperezida nkuriya cyangwa muvuge ibyo nabonye bamuvugaho umugore w'umuperezida buriya ko biri kose akwiye icyubahiro ese yagihawe nubwo atagihawe baranabazungerega ntago nje buranabire nabirebye n'agahinda karanyica ntago nazana ngo munyege ukumva ngo muvuge nabi cyangwa mvuge ngo iki n'undi mugore w'umuperezida runaka byamubaho fa kubura umunyafurika siko bimeze ahanga ntago umugore wa Neva namuveba ko batamwakiriye uko bikwiye hano tuba turi mu makuru ibishimwa tubishimwe ibigawa tubigaye ntago twakwicara tuvuga ngo biriya bintu ngo birashimishije turabigaya ku ruhande rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariko sinagaya Angelina Ndayishimiye nanone ikindi wasanga atari yashyizemo umuteguro mwiza Amerika yo yatumije umuyobozi uriya ukomeye cyane ni umugore wa perezida icyo kintu cyumva neza cyane perezida burya bari umuntu ukomeye cyane uko byaje niyo yaba ayoboye igihugu kiri ku rushyi kuno kiri hano kuri rushyi rwanje ariko akitwa perezida kayoboye abaturage burya uwo muntu abakomeye cyane abakomeye kandi abanakwiye ibyubahiro niyo mpamvu na Neve yongeye kuvuga ngo perezida Evariste Ndayishimiye n'abanyakubahwa perezida Evariste Ndayishimiye ibikorwa yabakora byose simbyitayeho nzi neza ko kwizina rye hazakanukanya kubaho sibyo hakazaho nakandi karengaho perezida nyakwa rero madame wa Evariste Ndayishimiye urumva yagiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika agiye mu kirori cy'umugore wa Trump niba yitwa Melania Trump sinzi izina ryiwe ariko nuko guko hagataho akaba yagiye yitabira ikirori cye ariko mu kugera ku kibuga cy'indege ngahagere ngatungurwe yakiriwe n'abakozi bo muri ambasade mu gihugu kiwe bari hara mu gihugu cy'u Burundi baramujyana no ku rugo kwa Trump ndetse ikimenyimenyi wabonaga yuko n'umugore nubwo yari yatumwe ariko atarazwe nukuri gushoboka ariko ibyo ngibyo ntago twabirenganyiriza umugore wa Ndayishimiye ahubwo twabirenganyiriza umugore wa Trump ndetse na guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika itazi guha agaciro abantu babasanze abashyitsi hano mu Rwanda twebwe niyo dufite umushyitsi uza kudusura bisanzwe mu baturage turabizi ko gare ya mbere ari nayo ya nyuma ihuriramo abantu benshi Nyabugogo siko bimeze akabazungu warabibagiye pasi umuntu wese uje atugana tujya kumwakira ariko abana bazungu habe ngo barohereza n'uyu numwe abazungu ni babaya Ndayishimiye nta numwe niyo mpamvu rero navuga ngo perezida umugore wa abo sinzi n'impamvu bamutumiye umugore wa Ndayishimiye ntago namurenganya bira ni biri ku ruhande rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika niko bateye niko bameze ntago bakunda birabura rwose ubwo burananageramo no mu kirori barajya bamutesha agaciro niba abandi bari kunywa iki n'iki baramuhibiciriza bava ngo nawe uraciriritse ibintu nk'ibyo nta bidanje ibyo ngibyo rwose nta mpamvu yo kunabivuga ngo tunabitindeho abo reka tugaruke kuntu urumva abasirikare ba Neva bari gupfa mana yanjye navuze ukuntu bari gupfa nk'imbwa bagashyingurwa nk'imbwebwe none si imbwebwe banzana nk'imiterere ibintu mbonye muri iki gitondo aribyo bitumye mvuga ngo Makenga hemukiye Neva uruzi kwica abasirikare uza abasirikare bapfuye bakanashyingurwa mu gihugu kitari cyabo Bwana Safari wakurikiye amateka menshi n'u Rwanda uraruzi u Rwanda iyo ruri muri misiyo hanze y'igihugu bagiye nko kurwanya ibyihebe ibyo ni ibintu bizwi iyo umusirikare wabo arasiwe ku rugamba icyo gihe yitwa intwari y'igihugu ndetse kandi ntago bamuta muri yaduye bakora ibishoka ibyo ari byo byose umurambo we bakagera gute bakawucyura bakawuzana inaha mu Rwanda bananiza bakamushyingura mu cyubahiro bakamuhereza agaciro akwiye ndetse n'umuryango we uhari ariko mu Burundi uzi ikintu kibabaje ahubwo niyo upfuye icyo bakora ibyangombwa byawe barabihindura bakabihinda imbonera kure hanyuma bakavuga ngo wacitse igisirikare Erega Neva afite isoni zo kubwira abaturage abe bapfuye ariko Makenga kuri ishuro noneho namenye ko hari raporo imaze gukusanywa amazina y'abasirikare bishwe kuko burye muvuye turujya ureba iyo imaze kwica umusirikare gira gute iramucakuza yego hariya bivanye iramusaka muri makira musaka yego noneho hari urutonde namenye ko mama 23 binyuze mu mugabo mukuru w'igisirikare cyabo General Sultan Makenga yabategetse gukora raporo y'amazina
y'abasirikare bishwe bakayohereza mu gihugu cy'u Burundi ndetse bakayapostinga ku ma Facebook ahantu hose. None Neva rero ari kuvuga ngo Makenga ugiye kumenya iyo bamusatse bagiye kumukuramo ibyangombwa. Bamukuramo ibyangombwa nyine bakareba ni mu ntoki yarashinzwe. None se wamenye ute ko wishe general? Yego. Wamenye ute ko wishe general ko bose bambaye nka FARDC kandi kamafete yo abatanu nabariho cyane. Akesha yagiye bajya ku rugamba bayakuyemo. Kugira ngo ubibone rero ubibonera mu byangombwa. Ukabona yuko yahawe ipeti rya general. Ukatuvuga ngo twishe general. Rero M23 uwo yishe wese iramusaka. Iramusaka niyo baba basirikare 100,000 babanyuramo bakabacapuza. Ibyangombwa byabo rero baba bakibifite. Hari gukorwa raporo y'abasirikare bishwe b'abarundi muraza kuyibona mutungurwe, muraza gusanga ari mu bihumbi za magana bamaze gupfa. Neva yohereje hano muri Kongo. Neva rivugiye ko nta basirikare agifite. Nde? Neva. Nese nyine si nk'ibyo byose. Bose igihugu kitagira abasirikare. Wiwe aravuga ngo bose baturutse gisirikare. Nago yemera ko bapfiriye muri Kongo. Ibyo rero ni kukubwira Makenga agiye kumwemukira ku buryo bukomeye cyane, agiye kugaragaza abantu bishwe bose. Urwo ni urutonde rumaze imisi rukusanywa n'abasirikare bashinzwe n'iryo shami nyine ryo gukusanya ibimenyetso ndetse n'amazina y'abahanganye nabo bitabye Imana abari kugenda bayandika b'abarundi cyane cyane. Ubwo rero nyaboneka muraza kubona ku ruhande rwa FARDC, ku ruhande rw'abarundi muraza kubona imirambo imaze kugira gute kwicwa. Iyo niyo babashije kubona, hari niyo benda baba bataragiye babona. Si byose hari n'ubu badafite n'ibyangombwa, n'abadafite ibyangombwa wenda yabisize bonera kure. Oya nta musirikare utagenda n'ibyangombwa. Ariko bari mu rugamba oya nago babisiga. Yego baba babifite. Sibyo baba bifite. Ashobora no kuba batabifite bwana Pastor. Ntabwo bishoboka barwana bajya. Iki cyaba kigaragaza ko umusirikare nta byangombwa bikuranga ubihari. Amuzarendo yamura sambwati we nta petu. Ako bari abasirikare ubona bagira ubwenge Pastor. Barabufite. Oya. Barabufite abatabufite nabo babajyana ku rugamba mwana. Barabufite. Barabufite ndetse na bwishe. Neva barabufite ubwo Neva akoresha itegeko. Akoresha itegeko, akoresha technology hanyuma akabohereza muri Kongo. Yego. Gusa bwana Safari reka tujye ku ruhande rwa Tshisekedi. Tshisekedi wari warigize akarakajya. Sinaganira na M23. Yego. Nabasuzuguwe. Yego. Nabampuye n'ibibazo. Yego. Amahanga yanyota. Yego. Ati rero jamais jamais ntibishoboka. Yego. Ntago nzigera nganira na M23. Ibyo bintu ntibibaho. None bamaze kuganira ishuri zirenze eshanu. Ntago nakwicarana n'imyeshyamba. Karavuze icyase wenda ku giti kiwe ntago bigeze bicarana pe. Ariko guverinoma buri iyo yateranye ikemeza ko hagiye kwaho ibiganiro perezida akabisinyaho gute utaba wicaranye n'izo nyeshyamba. Vide. Ese buno iyo turebye mubonera ko Vide ari Ndera. Ese ni Makenga Tshisekedi cyangwa ni Tshisekedi? Mumbwire muri comment tuganire. Hanyuma bwana Safari Tshisekedi wari warigize ako karakajya amenya amakuru kari gukora ibishoka ibyo ari byose, anyuriye muri trap karebe ko yamusabira imbabazi kure mu vetraka bahurira mu biganiro intambara bakayihagarika. Mu buryo ki trap nawe yavuze ngo agiye kujya ngo yahagaritse intambara ngo babyemeranyijwe na Iran. Iran yitize mubwira ati atasiyo wowe papa. Tshisekedi yisabiye tarapu amuhuza na M23 na Makenga ngo bayiganire intambara yihagarike cyane ngayihagarike. Kandi yaravuze kandi yayihagarika atarabona Goma na Bukavu. Nino bakagira ibiganiro hakagira uko babyuzuzanya. Nibe M23 iraguma muri bira bice hanyuma hakajyanwa abandi basirikare wenda ba FARDC bakinjira mu baye M23 iro nk'ibyo bagahuza ibisirikare. Ni Tshisekedi ariko Makenga sinzi niba arabyemera. Bamubwira wagize ngo Tshisekedi yakumvira tarapu kurenza uko yumvira nyina se. Oya mu gihe ubundi Tshisekedi umva ikintu ari guharanira mu gihe atarabombarida biraye bice byose nyina yamubwiye shaka kugira ngo azahagarike runo rugamba biragoye. Sesa Fauzi ngo nuko yanze kubikora yarabishatse ariko yaramunaniye. Oya ntagaruka umunanira ya nubu yategeka bakabikanda ariko yagira yategeka bakarasa nubu yavuga ngo mu bombarde bakarasa ariko ntaga yoboye wenyine. Iki kintu ujye ukibuka hari abo bafatanyije kuyobora igihugu, ntago perezida ari we buryo ufata umwanzuro wanyu. Ndabizi ariko se wagize ngo hari inteko shinga amategeko abayobozi bayigize. Kuntu gemba mbona Tshisekedi
nibo bafite afashe umwana n'undi avuga ati n'umundi abavuga ati n'uyu ntacyo ndamira ese muri yongeye kwiyamamaza ko batamutora bamutora ejo bundi yari ashatse guhindura itegeko nshinga uriya ni perezida ubu ngubu afite ububasha bushoboka bwose imbere mu gihugu cyo gukora icyo ashaka yagumaho imyaka 100. reka nkubwize ukuri ntabwo yakongera kwiyamamaza Tshisekedi ngo bamutore reka tubaveho wenda yishyizeho akavuga ati jewe reka twigire muri Kareheti bya Tshisekedi tubiveho ntago azabishobora Ikarehe ngo byagenze bite Ikarehe ngo hari abaturage bageze muri 14 bishwe ngo na Wazalendo umva nkubwire bwana Pacifique Karehe ibintu byahabereye Wazalendo zateze agaco 23 noneho haza abaturage bagera muri 16 gutyo 14 hafi noneho bari kubaha amakuru zino Wazalendo zibabwira ati dore banyuze hano banyureye hano noneho bamwe bari basigaye baha amakuru abandi bakomeje bazi ko bari bwabashikire imbere cyangwa se bagaca aho babonye ngo babice babivugane bagiye barababura ngo bahise bagaruka bahita bati mwebwe bano baturage barimo batubeye ati nibo batumye bano basirikare baducika ngo bahise babavunzamo ikintu cyitwa amasasu ngo babiri nibo babacitse abandi 14 bose bahasize ubuzima hanyuma rero bwana Safari kugira ngo dusoze amakuru hanyuma bwana Pacifique mu makuru yacu bateguriye operation ya danger igiye kubera muri Plaine ya Ruzizi no muri Kibira turaje tubabwire byose mu kanya mu yandi makuru aza kubakurikira yego ariko aka kantu ka FDL nimbonera kuri ziri gutorezwa mu Kibira nago twabivuzeho reka tubanze tubivugeho gakeya aba FDL ubundi nabandi biyongereye murabizi ko ejo bundi hari operation yo kubahiga biba ngombwa ko Tshisekedi abahungisha bamwe akaberekeza mu gihugu cy'u Burundi maze Neva nayo nk'umunyabwenge areba kure avuga ati mugende mujye hamwe n'abandi bagenzi banyu bateruwe bakabarasa namwe wenda babona babarashe ntibingarukeho abohereza mu Kibira bagiye mu Kibira rero basanga izindi mbonera kuri ziri gutozwa ariko ngo bahinduye ikigo ariko n'ubundi kiri hano mu bice bya za Burambya niba ari Murambya yego akaba ariho hari ikigo nyine kiri gutorezwamo abasirikare isaha ku isare bwana Safari ushobora kuza kumva bongeye kubagira gute kubatungura so reka dusoza amakuru hanyuma bwana Pacifique twongere tugaruke reka kano kantu ngavuge kavuga ariko mu minota umwe rwose uri kuntiza yego hano Kiribura urahareba hari abasirikare ba 23 bari bahakavarinze babagabyeho igitero uri kumva nyuma yuko babagabyeho igitero abandi bari ku ruhande bahise bohereza umusada abo bose bari babadatse ibintu babakoreye bwana Pacifique babanyukanyutse noneho abo ni abarundi na Wazalendo nyuma yuko hano muri tuno duce twegereje Uvira abasirikare b'Abanyangora bino bintu twabivuze ko bahatakarije ubuzima ari benshi hano muri Kiriba naho abasirikare b'Abarundi nakubwiye ko batari kunyurira hamwe abasirikare b'Abanyangora bari kwicamo ibice bati nago twajyana nabone abasirikare basakuka ku rugamba bakanyurira ukwabo nabandi bakanyurira ukwabo noneho bano basirikare b'Abarundi banyuriye Kiriba noneho mawe kunyira gatatu yasohe yohereza umusada mu bice bibiri bamwe bagiye kuritura abana bari muri Kiriba abandi baza muri tuno twerekereje Uvira barimo bagira ngo binjire muri Uvira noneho urabizi neza ko mawe kunyira gatatu ibari hejuru ya Uvira bamanuka ibareba ibyo babirigira byose ibirimo irabareba cyane bwana Pacifique ibyo bintu byabaye mu masaha ya 9 ariko ibintu babakoreye nago bibaho ndabona iminota yatujyanye kandi n'ikirere ndabona kugenda gihinduka hano ndabona imvura igiye kugwa reka dushimira abakunzi bacu mu masaha ari imbere mu gicamunsi turaba twabategura hano muri ino operation igiye kubera muri Plaine ya Ruzizi kabisa hanyuma reka tubashimire tubifurize kugubwa neza cyane abakunzi ba Top Kivu News bwana Safari wakoze cyane kabisa wakoze cyane bwa Pacifique dushimire n'abakunzi bacu bye bye